umugaragu wawe tumushyize mu biganza byawe. Witeka Imana ishobora byose, tugusabye kugira ngo umuhe imbaraga, tumubonereho imigisha, mutsima utunga ubugingo bwacu. Witeka Imana ishobora byose uboneke, ahagurukane imbaraga. Witeka Imana ishobora byose turamwakiriye hamwe nawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Muryoherwe n'amagambo y'Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko mwicare, umukozi w'Imana turamwakiriye, kandi niwe uri bubagizeho porogaramu y'imirimo afite hagati yacu, uko izagenda ikurikirana n'iminsi yose y'amateraniro, niwe ubifite mu biganza bye. Ubwo rero gahunda araduha niyo turi bugendereho. Imana ibaha umugisha. Dushobora gusoma igitabo cy'Abaheburayo igice cya 9, mwende datu dusomera umurongo wa 18 ageze kuri 22. Abaheburayo igice cya 9 18 kugeza kuri 22. Usome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nicyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama bwazigishijwe inzigo itukura, yenda n'ububingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Arababwira ati, aya niyo maraso y'isezerano Imana yabategekeye, nuko ihema n'ibintu byose barikoresagamo nabyo abiminjagiraho amaraso. Kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atabavuye ntihabaho kubabagiza. Nuko rero byari bikwiriye ko ibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo, naho ibyo mu ijuru ubwabyo bikezwa n'ibitambo biruta ibyo. Amen. Kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoke hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ubwacu. Amen. Amen. Imana ihumugisha amagambo yayo. Amen. Mwabasha kwicara. Amen. Data wa twese, umutegeka mukuru kandi mwamushobora byose, tugushimiye ibice byose turangije imbere yawe. Tugushimiye kutwumva dusenga, tugushimiye kwemera ishimwe riva mu minwa yacu, ngo wakira indirimbo zacu, ukumva n'amasengesho yacu. Uri Imana ikomeye nkawe,
ukihanganira guterana n'abantu by'ukuri turabigushimiye. Hanyuma bene data bagusabye izimano kuko bavugaga bati twaje mu rugo rwawe tugushakaho umutsima, kandi waranditse uti Uwiteka yaranyanyagije aha abakene. Nuko tubanjirije umuryango w'abakene kuza imbere y'Uwiteka kumusaba ibyo kurya twashobora kwiririrwa, kubera dutuye mu gihugu tudahunika, kuko ibyo kurya biri ahantu Imana yabibitse gusa muri Yesu Kristo. Dusuhukiraho Yesu ari kugira ngo atugerere igerero rya buri munsi. None tumusabye ibyo kurya bya none byashobora kudufasha bukira. Birimo aya magambo dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo hamwe n'andi yose aza gusomwa tuyasabiye umugisha. Nanjye na bene data twicajwe no kuyumva, Uwiteka duha umugisha wo gusobanukirwa icyo Imana ishaka. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Burya nanjye ndabaramutsa cyane muri rya zina rikuru ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko abambanjirije bose bavuze, bashima Imana ku rugendo twagenze, ku kurindwa, gufashwa no gutabarwa kuri twe no kubera twasize. Nanjye nifatanije n'ishimwe ryabo no guhamya kwabo. Hanyuma ngashimira Imana muri Yesu Kristo kuko itwemereye ko none hagera turi bazima. Nta kindi cyongerwa ku wapfuye. Hari ibintu byo gukora, hari ibyo kwiyongera, byose bikorwa umuntu akiri muri uyu mubiri. Kwihana, kubabarirwa, kugira icyo umuntu akora mu izina ry'Uwiteka ni igihe akiri muri uyu mubiri. Urupfu narwo ntacyo ruhindura, ntirugabanya kandi ntirwongera. Abakiranutsi ni abakiranutsi kandi abanyabyaha ni abanyabyaha. Urupfu nta kintu na kimwe ruhindura, ariko guhinduka kuri muri uyu mubiri. Nicyo gituma nshimira Imana ko yemeye ko none hagera tukiwurimo, kugira ngo umwami akorere muri twe icyo yabaga ashigaje gukora. Ndashimira Imana kandi ubwitange bwanyu ku masengesho n'ubwitange bwa Frere Eric wadufashije kugira ngo dushobore kugera ahantu. Kuko ugeranije n'intege nke twarimo, yatahabaye basi karaga telefone ngo arongo basi ngo ntabwo bishobotse. Ariko noneho kuhaba kwe zabaye imbaraga nyinshi zo kugira ngo dushobore kuba turi kumwe namwe muri iki gitondo. Iki gitondo ni cyiza cyane, dutangiyemo ya minsi mikuru. Nibitugendekera neza mu mugoroba dushobora kugaruka gusenga. Yaba ari gahunda imeze neza cyane. Hanyuma ejo mu gitondo tukagaruka, maze mu mugoroba tukaza gufungura ya mafunguro y'umwami wacu. Aho rero abarejo ni mugoroba. Ibintu nibigenda neza nuko bizakorwa niba Uwiteka Imana abyanditse. Imana ishimwe. Sinzi ahantu dushobora guhera nk'uko umugaragu w'Imana Eric yavuze, ku bantu badaherukanye. Twaherutse iyi nzu yubakwa, turayitaha, turigendera, ariko ntacyo. Ubwo twari duhari mwikingura, tukaba tugarutse kuyifunguriramo. Imana ishimwe. Amagambo
y'Imana dusomye yarakomeye cyane. Imana ni igiki? Imana imeze uko abantu batayitekereza. Imana sinzi uko twashobora kuyivuga, ise inganite, isite. Imana ni umwubatsi w'ibyo ubona n'ibyo utabona. Umwami ni umuyobozi w'ibyo ukora, maze akaba na shefu w'ibyo utakora. Niwe ushyira mu muntu ibitekerezo n'imigambi, maze nyuma akaba n'umutunzi w'ibyo umuntu adatekereza n'ibyo atazi. Imana twayibikahe? Imana twayibika mu byo tutazi n'ibyo tudashoboye, kuko ashyira mu muntu kumenya, maze agatunga ibyo umuntu atazi. Ashyira mu muntu gukora no gushobora, maze akaba umwami w'ibyo adashoboye. Umwami, iyo Mana ni igiki? Ni se w'umuyaga, ni nyina w'imvura, ni umubyeyi w'ibicu. Imana niwe mubibyi w'ibyatsi byose, niwe se w'ibyaremwe birebwa n'amaso, kuko hariho n'ibitarebeka. Imana iri hirya y'ubumenyi bw'umuntu. Imana isagutse ikirere. Hari isi Imana yahaye abantu, yo ituye aho umuntu atagera. No mu mucyo, Bibiliya iravuga ngo no mu mucyo udahangarwa. Ubwo bidashoboka ko izuba riva ngo umuntu ahangane naryo, umuremyi waryo ameze ati. Bibiliya mu gitabo cya Yobu aravuga ngo yaremye na Rehuyatani, ngo ikomeye cyane mu buryo umuntu yazira no kuyibona, ngo no kuyireba byonyine umuntu yabizira. Ngo irakomeye, ngo n'umuremyi wayo ayegera yitwaje inkoni. N'umuremyi adafite inkoni ni hatari. Ngo naho abantu bo bapfa ari uko bayibonye. Mbega ibiremwa bingana bityo, uwabiremye angana iki? Izuba risa uko risa, umuremyi warihaye abantu angana iki? Imana iri hirya y'ibitekerezo by'abantu. Hanyuma ituye ahantu, ko niko dutangiye ijambo ry'Imana. Ahantu ituye ni mu iteka ryose. Nibyo biyibashisha kwitwa Uwiteka. Ntigira itangiro ry'iminsi, ntigira n'iherezo ryayo. Yabayeho, niwe mugabo wenyine witwa ngo ndiho. Ntabarirwa ibihe, ntabarirwa ibihembwe, nta myaka. Imana si umusore kandi si umusaza, ariko kubw'ibihe baravuga ngo ni umukuru nyir'ibihe byose. Kubera ibihe, ariko wubwe ntasaza, ntiyibagirwa, ntananirwa. Ntaho twabona uko tumuvuga. Bizaba byiza igihe tuzabona mu maso ye. Imana ituye mu iteka ryose. Maze mu iteka ryose Imana iravuga iti, ngiye guhanga, mpimbe ibintu.
maze mba imana yabyo. Mba imana yabyo ni ukuvuga ndakora ibintu maze mbese mba ibyiringiro byabyo. Mba imana y'ibyo naremye. Yo ni Uwiteka ituye mu iteka ryose, ariko ni imana kubw'ibintu yaremye biyambaza, biyisunga, bitabaho idahari. Kuko imana y'ikintu ni ingufu zacyo n'ibyiringiro byacyo. Icyatumye imana iseka ibiti n'amabuye ni uko byo bitashoboye kuba imana. Ntibitabara ababyambaza kandi ntibigendana nabo, bifite n'amatwi ntibyumve, bifite amaboko ntibikore, byitwa imana z'ibinyoma. Kuko bitagira icyo bimarira ababyiringiye. Ariko yo iravuga iti kandema ibintu maze mba imana yabyo. Ibyo naremye ntibizanterura, ahubwo nzabiterura. Ntibizambona ariko njye nzabibona. Amen. Niyo mana rero. Ntishobora kuba imana kandi aritwe tuyiterura. Iba imana aritwe twayibaye. Iba imana aritwe tuyisigirange. Ahubwo yo ni imana kuko niyo iduterura, niyo iduheka, niyo iturebera. Amen. Ahubwo urebye ya mabuye nitwe mana zayo, kuko nitwe tuyaconga, nitwe mana zayo. Bya biti nitwe tubyanura, nitwe tubyandika, ahubwo turi imana zayo. Amen. Ibindi bintu byose bisengwa, umuntu ni imana yabyo. Maze imana nayo ikaba imana y'umuntu. Data wa twese niwe mana yacu. Ikindi kintu cyose cyo ku isi, umuntu ni imana yacu. Kuko ikiri ku isi cyose gitinya umuntu. Ibyaremwe byose umuntu ni shefu. Naho ibindi bikorwa byose bikorwa n'umuntu. Amen. Kumba umuntu ni imana y'ibindi bintu, maze Uwiteka nawe akaba imana y'umuntu. Amen. Itura mu iteka ryose. Muri rya teka ryose imana irahanga. Niho twari tugeze. Ndavuga iti kandeme kireho ibintu maze nanjye nzaba imana yabyo. Kuvuga imana y'ikintu ni ukuvuga ibyiringiro, ipfundo ryacyo, niyo mana yacyo. Amen. Ni ukuvuga confiance yacyo, niyo mana. Nicyo gituma iyo ushyize ibyiringiro mu kindi kintu ubu kigize ikigirwamana cyane. Iyo ushyize urukundo ruhagije rurenze mu kintu icyo ari cyo cyose ubu kigize ikigirwamana cyawe, ubu kigize igishushanyo cyawe. Naho imana y'ukuri ni Data wa twese utuye mu mucyo udahangara. Ahanga ibintu ari mu iteka ryose. Aravuga ati kaniremera ibintu. Arega nibwo yikoreye ibi byose. Byose ni ibyayo. Isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka. Inyanja, imisozi, ibiyiriho n'ibiri mu nyanja, n'abantu, isi n'ibiyirimo byose ni iby'Uwiteka. Imana yavuga iti niyo nagira inzara sinakubwira kuko ibiri ku isi byose ari ibyanjye. Tugomba kumuha icyo cyubahiro kuko ibiriho byose ni ibye. Niwe wabitekereje arabifonda,
mbega imana niyo fondateri w'ijuru n'isi, yabitekereje iri yonyine, kuko byanditswe muri Yesaya ngo njyewe naremye ijuru ndambura n'isi ndi njyenyine, ngo hari uwo twari kumwe, yarari wenyine aratekereza avuga ati kane mvuze ibi bikaba n'ibi bikaba n'ibi bikaba n'ibi bikaba naba imana, ariko bidahari nduhoraho, ariko ngize ibyo ndema byose bikangarukira, ibisiga ngo biri kuzaba n'ibikona n'ibikururuka n'abantu, maze naba mbaye imana, reka mbireme b'imana yabyo, ntunga ibikona n'ibyana byabyo, ntunga amashya yo mu gasozi njye menye igihe abyarira n'igihe aramukwa, ntunge n'iminyorogoto n'ibyigenza n'ibitafite amaguru byose njye mbishakira ibiryo, njye menye uko biryamye n'uko bibyutse, maze mbe hejuru yabyo, njye ndeba ukuntu biri kugenda, naba mbaye imana. Amen. Kuba imana uhoraho biramunezeza cyane, maze arabona yubaka isi, arema ibi bintu byose kugira ngo abe hejuru yabyo, maze abe imana yabyo. Hanyuma aravuga ati ariko naramuka ndemye ibi bintu, nkarema umucyo, nkarema ibicu, nkarema ibyigenza, nkarema ibi bintu byose, nkarema ibyatsi n'uburabyo, ariko nkabura umuntu jera mbega wo kujya abireberera ngo andagirire, ntabwo byaba ari byiza. Igihe naba imana tena akaba ari njya kuba umushumba, ntabwo byaba ari byiza. Reka nze ndeme n'umuntu, noneho umuntu nako ko kantu nzakarema mu butaka, ariko ngahumekeremo umwuka, kajya kagenda kari gutekereza ku bintu, kancungira ishyamba, kandindira umurima wa Edeni, maze kandagirire n'ibi bintu. Ako kantu ndakarema mu ishusho yanjye, maze kabe gera w'ibi bintu naremye, ariko ibi bintu mbihaye kumwumvira, maze nanjye anyumvire. Imana ibitekereza yonyine mu bitekerezo byayo, kandi ibitekerezo byayo ni bizima. Umuntu niwe utekereza ibintu bipfuye gusa, naho Imana yitekereza ikintu kizima. Murabaza muti gipfuye gute? Ushobora gutekereza uti ejo ndajya guhura ibishyimbo, maze mu gitondo imvura ikazindukirwa, igitekerezo cyawe kikaba gipfuye. Ariko Imana yavuze ngo ejo ndahura ibishyimbo, ibyitekereje ni bizima, kuko nta kintu gikoma mu nkokora imigambi yawe. Amen. Bwarakeye mu gitondo Imana irema umuntu, itaramurema yakoze ikintu, kuko ni byiza ko twinjira neza mu rufatiro. Itaramurema, itaraza gukora umuntu, yakoze ibintu mu gifaransa bita plan. Yakoze igenamugambi, irabigena, iravuga iti kanze nandike uko bizagenda. Ibyo yanditse
itararema isi nibyo byitwa igitabo cy'ubugingo. Itararema isi iravuga iti kanze nkore gutya, hanyuma nibigera hano bizaba bitya, ahubwo bizaba bitya, maze bigende bitya. Sawa, hano birabaye. Bo noneho nzarema umuntu, bizaba bite? Ibyo yakoraga nibyo byitwa igitabo cy'ubugingo. Byanditswe mu iteka ryose, isi itari yaremwe. Amen. Iracyandika. Imaze kucyandika ni igitabo cy'imigambi yayo. Icyandikamo umuntu yaremye itaramurema, imwita izina atarabaho, imuha abana batarabaho, ibita amazina batarabaho. Imana irabyandika. Imaze kubyandika ishyiramo porogaramu y'ibihe. Nyuma y'umwaka bizaba bitya, nyuma y'undi bizaba bitya, nyuma y'igihe runaka bizaba bitya. Imana irabyandika. Hanyuma umuntu azagwa, acumure. Nacumuraho nanjye nzamanuka mugure, mucungure. Imana irabyandika. Ibyo yanditse nicyo gitabo cy'ubumana. Igitabo cy'ubumana ni imigambi yanditswe y'Imana isi itari yaremwe. Nibyo byitwa igitabo cy'ubugingo. Ni ukuvuga igitabo kizima kandi gihoraho cy'Imana, yanditse mu iteka ryose hatarabaho n'ikintu na kimwe. Urambaza uti byese byaba ari byo? Oui. Dawidi arandika ati iminsi yanjye ntaravuka nkiri urusoro, ntaraza no mu nda ya mama, iminsi yanjye yanditswe hatarabaho n'umwe. Kuva igice cya 32 umurongo wa 32, Mose aravuga ati babarira aba bantu, niba utabababariye hanagura izina ryanjye muri cya gitabo wanditse. Kuko Mose yarazi ko kiri kereke pari muri cya gitabo wanditse, kandi Mose amenya ko bamushyizemo. Luka igice cya 10 umurongo wa 20, Yesu aravuga ati mwe kwishimira ko abadayimoni babumva, ahubwo mwishime ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Zaburi 69, Dawidi aravuga ati mwana niba baguhemukiye shobora wakure muri cya gitabo wanditse. Kuko Dawidi nawe azi ko gihari. Pawulo aravuga ati mundahirize sere fulani na sere fulani, abonzi ko amazina yabo ari mu gitabo cy'ubugingo. Yesu mu byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 5 nawe avuga ati umuntu unamera atya ni ukuri nanjye mwemere ko ntazahanagura izina rye muri cya gitabo cy'ubugingo. Amen. Cyanditswe ryari isi itararemwa. Igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama cyanditswe isi itararemwa. Nuko isi iri uko Imana yanditse isi itarabaho.
ibihe bigenda uko Imana yabyanditse bitarabaho. Amen. Muri porogaramu yayo yandika cya gitabo cy'igenamigambi avuga ati umuntu naremye ntagomba kugumaho ataguzwe. Birankwiriye ko mucungura kugira ngo azaba umuntu wacunguwe, waguzwe. Nagumaho nta buguzi, nagumaho nta bucunguzi, azagumaho nk'Imana. Ariko nacumura nkamucungura, azaguma yambaza Imana, asaba imbabazi Imana, apfukamye imbere y'Imana. Ariko nintamucungura tegatega nanjye ndi umugabo, ariko nimucungura nzamukuramo akanyabugabo, mukuremo kwikubita ku gatuza, azajya agwa imbere yanjye maze mba Imana ye kwereka. Porogaramu y'Imana. Ariko si ikintu gihenze gikomeye nk'umuntu nguyu naremye ku ishusho yanjye, yagurwa ibintu bingana iki? Umuntu naremye ku ishusho yanjye nkamuha n'umwuka wanjye, umuntu yamugura ngahe? Imana irareba uyu muntu uremwe ku ishusho yanjye nateguye gutya, agomba kugurwa imari nyinshi. Ubucunguzi bw'umuntu ikibushoboye ni amaraso. ni ukuvuga ubwo ingorane ye ari urupfu, agomba kugurwa urupfu. ubwo ikimushoboye ari ugupfa, agomba kugurwa ikindi kintu gipfuye. ubwo azaba apfuye yitwa umunyabyaha, hagomba gupfa ikitari icyaha kikabona gucungura ubugingo bwe. Ni plan, ni program. Iyo niyo gahunda y'ubucunguzi, niyo migambi y'Imana. Imigambi y'Imana ni uko umuntu Imana imucungura, ikabana nawe ari umugurano, ikabana nawe yaracunguwe. Amen. Imana ibigambira mu bitekerezo byayo kandi bikora bitarabaho. tuzaze tubikomeza buhoro buhoro uko tuganira amagambo y'Imana. Ariko ni byiza ko mwumva ibintu Imana yatekereje. Ibitekerezo iri mu iteka ryose, mu iteka ryose. Iyo mbafite n'akanya hano, kubera burya ni umuviringo, ni umuviringo nka gutya. uvuye aha ukagenda utya, ugenda utya, ugera ukongera ugahinguka. Nicyo gituma hano ni iteka, ni iteka, na hano ni iteka. Ukuvuga uva aha
nka gutya ukongera ugahinguka hahandi byatangiriye. Burya ahantu turi kujya ni hahandi byatangiriye kandi turahegereje. Imana yanditse igitabo iri hano, isohoka k'uyu mugozi w'iteka ryose yinjira mu bihe, yinjira mu bihe. Ibi bihe rero nabyo biragabuwe, habanza mbere na mbere. Ibigeze hano niho mwumva ngo mbere na mbere Imana y'ijuru niho yari ihingutse ivuye mu iteka ifite igitabo cyayo mu ntoki cyo yanditse irarema. Imaze kubirema hano mbere na mbere irangiye, umuntu yari amaze gucumura, noneho ibihe biratangira. Hatangira hano umutima hano, ushaka kwandika wabyandika. Umutima hano uvuyeho haza amategeko, ubwo birakomeye. Amategeko avuyeho haza ibihe birindwi by'amatorero. Ibihe birindwi by'amatorero birangiye, noneho haza imyaka 1000. Imyaka 1000 irangiye haza iteka ariko abera bari aha hantu banditswe muri iki gitabo. Abera bari aha hantu bari muri iki gitabo. Abera bari aha hantu bari muri iki gitabo. Abera bari muri ibi bihe uhereye ku gihe cya mbere cya Efeso ukageza kuri Lawodikiya, abarimo bose ni abanditswe. Nta muntu n'umwe uzatunguka mu bwami bw'Imana atanditswe muri cya gitabo. Ngo nuko ibitabo birabumburwa, ngo maze n'ikindi gitabo kirabumburwa. Icyo kindi gitabo ni iki? Ibitabo birabumburwa. Utwo ni udutabo twa buri gihe. Ngo maze n'ikindi gitabo nyamunini kirabumburwa, igitabo cy'ubugingo. Maze umuntu utanditswemo wese, uwo barebyemo ngo uyu ntawe twamushyizemo, ajugunywa muri ya nyanja yakuye. Ibitabo birabumburwa, bazabibumbura hariya hano ni harangiye, maze ngo ibitabo birabumburwa, maze ngo bazana n'ikindi gitabo, nicyo gitabo cy'ubugingo. Umuntu wese utanditswemo, nicyo cyatumye Yesu avuga ati rega mwishimire ko amazina yanyu ari mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Kuko umuntu wese utanditswemo ni mu nyanja yakumurira. Muri make assemblée turi muri programme, muri gahunda yateguwe. Ubu turi mu bintu byanditse. Amen. Turi gukora ibyo batwandikiye gukora kandi muri iki gihe. Turi abantu bandikiwe kuba uko turi muri aya masaha, kuko niko byanditswe mu gitabo cy'Imana. Umuntu ashobora kuvuga ngo ntabwo ari amahirwe, ni ibintu Imana yakoze maze itugenera kuba abo turi mu minsi nk'iyi, kuko byanditswe mu gitabo cyayo.
muri icyo gitabo cyayo Imana yateguye ubucunguzi. Nibwo tugiye kuganira. Muri icyo gitabo cy'Imana, Imana yateguyemo ubucunguzi kandi ibona ko ibiguzi by'umuntu ari amaraso. Kandi Imana niwe fondateri, niwe muhimbyi w'ubucunguzi, ndetse ni nawe mukozi wabwo. Umuntu aba aracumuye hano tukira, umuntu aba aracumuye, amaze gucumura vuba cyane, Imana yarebye ku gitabo cyayo iramanuka. Nta munyacyaha wigeze aja mu assemblée. Ahubwo amaze gucumura yavuye mu kanisa. Amaze gucumura yavuye aho Imana igera. Ashaka kwirirwa aho Imana itari, aragenda. Imana umuremyi we niwe waje, aramuhamagara, aravuga ati ngwino. Ni ukuvuga nta muntu n'umwe ushaka Imana. Ubwo turavuga amagambo abaze. Nta muntu n'umwe ushaka Imana, nta munyabyaha wifuza Imana, ahubwo Imana yonyine niyo yifuza umuntu, ni nayo imushaka, kuko Imana ariyo se. Imana niyo se na nyina, Imana niwe mubyeyi. Uwo mwana yaremye mu ibumba acumuye ariruka. Umuremyi we amugirira impuhwe, aramushaka, amwirukaho, aravuga ati garuka. Niba turi uko tumeze, nta bwenge, nta migambi, nta gahunda twagize yo kuba abafurere. Yewe ndi umukristo bitavuye kuri njye. Nta muntu n'umwe wagize icyo akora ngo abe umwizera. Nta n'undi uzagira icyo akora ngo abe umwizera. Byavuye ku Mana. Amen. Fata ibyo bintu neza, urukuri bivuye ku Mana. Amen. Noneho niba biva kuri wowe, irya seru yateye uri umwana, kwiba yaraguhitanye, ibyo uri byo wari kuba byo ryari. Irya misonga yagiye yica impinja, yiguhitana, indirimbo uririmba wari kuziririmba ryari. Ntabwo byari gushoboka. Burya bunyereri nyoko yanyuzemo, yagwa indi kavamo, wari kuba umusere n'umufurere genzi. Zijya mpanuka zose zabaye, iyo uzigendamo wari gusenga ryari. Nuko nta wubahisha Imana amasengesho ye n'akanwa ke, byavuye ku Uwiteka. Amen. Ni porogaramu y'Imana, kuko Imana yanditse ngo iki gihe uzaba uhari, kandi n'ubuhari uzakora ibizakora ibi. Ibyandika muri cya gitabo. Amen. Byavuye ku Uwiteka. Hanyuma Imana iramuhamagara rero. Imaze kumuhamagara, Adamu araza. Twihutire ijambo ry'Imana. Adamu amaze kuza, Imana ikintu yakoze, irareba Adamu
ahinda umushyitsi, yanga kujya imbere. Eva nawe akanga kujya imbere, undi akanga kujya imbere, Imana ibarebye igira agahinda, ifata inyamaswa, Imana irayica, imena amaraso nk'uko porogaramu yayiri, imena amaraso kuko gahunda yanditswe iri. Maze kubwo kumeneka kwarya amaraso, Imana yemera kumva imyireguro n'imyihohoro y'umugabo n'umugore. Imana imaze kubamenera amaraso, umugore aravuga n'umugabo aravuga, Imana irabumva, ibambitse uruhu rutembaho amaraso. Burya mu ngobyi ya Edeni niho Imana yatanze igitambo cya mbere cy'amaraso, kugira ngo ibone yumve icyo umuntu ashobora kuvugira mu maso yayo. Nta bundi bushobozi bwatumye begera Imana, ahubwo arya amaraso yavuye niyo yabemereye kuvugana n'Uwiteka. Amen. Nicyo gitambo cya mbere, nicyo cyatumye havugwa ko Kayini ari umupfapfa, kuko Imana yababwiye ngo bajye gusenga, ayoberwa icyatumye se na nyina basenga. Se na nyina basenze kubw'amaraso, we ntiyakoresha amaraso mu bitambo. Adakoresheje amaraso bamwita ko ari umunyabyaha, ariko ntiyari yibye, ntiyari yasambanye, ahubwo ikosa yari afite ni ukutamenya agaciro k'amaraso. Azana amafaranga, azana imiganura, azana ibintu byose, azana ibintu byose, yibwira ko amafaranga n'ibiryo n'amafaranga n'imyenda yera bishobora kumutungutsa imbere y'Imana. Ayoberwa ko se na nyina bahatungutse kubw'amaraso. Wazana amafaranga n'ibiryo ngo araza imbere y'Imana, ajya imbere y'Imana nta maraso, Imana iranga, kuko muri porogaramu yayo ntizemera umunyacyaha hatariho amaraso. Kayini azana ibyiza byose byo mu gasozi, Imana iranga. Abeli avuga ati njyewe nabimenye. Burya muri gahunda y'Imana umuntu agurwa n'amaraso, nicyo cyatumye afata agatama. Karya gatama ka Abeli gahwanye n'agatama Imana yitangiye y'ubwayo, ako yishe y'ubwayo kugira ngo icungure se na nyina. Abeli nawe afata kandi kameze nk'ako Imana yishe, akazamukana umusozi. Imana avuga iti ariko Abeli azi ubwenge kwe, mbega yamaze kumenya ko burya ntamwemera hatariho amaraso. Imana iraza yumva Abeli, nta bundi bushobozi, nta bundi bwiza bwa Abeli, ahubwo icyiza yari y'amaraso. No mu isezerano rya kera twihuti, ryaba n'isezerano rya kera kuko muri ratasomye, ntabwo Imana yigeze yemera umuntu uwo ari we wese niba nta maraso ari hagati yayo nawe. Abisirayeli muzumva ngo bazaga ku ihema ry'ibonaniro, Bibiliya iravuga neza, ntibari gutunguka aho Uwiteka atari, ahubwo ngo bahagezwaga narya amaraso yari ku gicaniro hanze. Imana yavuga ngo ntibashyire igicaniro hariya, kandi icyo gicaniro cye kuburaho amaraso. Ayo maraso ataraburaga niyo yatumaga abantu bagera hafi y'Uwiteka. Burya abantu si beza, icyari cyiza gusa narya amaraso. Niwo mugambi w'Imana, niyo porogaramu y'Imana. Hatari amaraso ntawe ruhari. Amen. Nubwo Aburahamu yari inshuti y'Imana, ariko ntiyigeze yuzura n'Imana nta maraso amenetse. Buri gitondo saa 9, mu gitondo, ku manywa saa 9, igitambo. Icyo gitambo ayo maraso yavaga niyo yatumaga Aburahamu
ab'inshuti y'Imana, kuko Imana itigeze yemera ko habaho umukiranutsi hatariho amaraso. Amen. Ndagira ngo tubyumvikane neza cyane, imibanire y'umuntu n'Imana ituruka mu maraso. Ayo maraso nibwo bucunguzi Imana yagennye, niryo huriro ry'umuntu n'Imana. Amen. Reka tubisome. Abalewi 17 umurongo wa 11. Soma frère. Abalewi 17 umurongo wa 11. Someni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kuko ubugingo bw'inyama bo maraso nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro mu b'impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano ayihindura, kuko amaraso ariyo mpongano ayihindurwa n'ubugingo buyarimo, ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. Amen. Amaraso niyo mpongano, nanjye nyabahereye kugira ngo ajye asukwa ku gicaniro, kugira ngo ayo maraso abe impongano kandi ahindurwa impongano n'ubugingo buyarimo. Niyo gahunda y'Imana. Gahunda y'Imana ni uguhongerera abantu ikoresheje amaraso, kandi ayo maraso ngo arimo ubugingo. Nicyo cyatumye Imana itegeka kura murongo ukurikiyeho muri data usomye, nicyo cyatumye Imana itegeka ngo uherewe he kuzagira umuntu urya amaraso, ngo kuko mu maraso harimo ubugingo. Ubugingo bw'inyamaswa buri mu maraso. Y'Imana imenya amaraso iba yishe ubugingo, bwa bugingo bugacungura abanyabyaha. Mu gitabo cy'Abalewi 16 Imana iravuga iti, dushaka twahera ku murongo wa 7 tukamanuka, ariko ubu nta kanya turabona ko gusoma kuko tuza kugaruka. Nimushaka murahasomere muhira. Abalewi 16. Hano mu Baheburayo aravuga ati, no mu isezerano rya kera naho umutambyi yajaga imbere y'Imana atwaye amaraso, ariko ngo ayo maraso yabaga ataraye. Ngo ariko dufite undi mutambyi we winjiye aho ajyanye ye bwite. Birakomeye cyane, birakomeye cyane. Uwo mutambyi yabikoraga ati, mubikurikirane bye. Bibiliya iravuga ngo umutambyi ntazaje imbere y'Uwiteka uko yishakiye. Yagendaga ate noneho? Biri mu magambo twababwiye. Umutambyi yaragendaga agafata ihene ebyiri, mara gufata ihene ebyiri akavuga ati, mbo izi hene zombi kadufinda ubufindo, turebe izi zombi ihene y'Uwiteka ni iyihe, n'iy'abantu ni iyihe. Bagafinda ubufindo ngo iyi ni iy'Uwiteka, bakongera bagafinda ngo iyi ni iy'abantu. Twongere dukore kabiri turore. Bagafinda ngo iyi niyo y'Uwiteka, iyi niyo y'abantu. Bakongera bagafinda, babona biremejwe, iyi ni y'Uwiteka, iyi ni y'abantu. Umutambyi agafata ihene y'Uwiteka akayisogota, iy'abantu akayireka ikagenda. Iyi assemble, iyitwa iyi assemble ni igende, iyitwa Imana ni ipfi. Nicyo Imana yakoze. Hanyuma umutambyi agafata ya maraso
akayashyira mu rwabya, akagenda agafata ikimasa akavuga ati iki kimasa ni amaraso agiye kumeneka anyitirirwa njyewe, akakica agafata amaraso yacyo, noneho akagenda akajya imbere y'Uwiteka agafata ya maraso akayashyira hejuru y'isanduku, akajya kuri ya meza y'ihongerero, ya maraso akayazanira Uwiteka, akabona akavuga ati mwami babarira ubwoko bwawe. Yasabaga imbabazi z'ubwoko atisha itungo ry'ubwoko, ahubwo iry'ubwoko yarirekuye yishe itungo ry'Uwiteka. Ntabwo Imana yigeze yica abantu noneho ngo ibasabire imbabazi, ahubwo yicaga icyitwa Uwiteka maze akabona akababarira ubwoko bwose. Amen. Nicyo Imana yakoze ku giti cy'Igorogota. Ko mfite Baraba nkaba mfite na Yesu, twikene ngwica Yesu, none Baraba mugirene umureka agenda, umureka agenda. Imana isava ibi nibyo byo, kuko no mu isezerano twicaga Uwiteka tukareka ubwoko bukagenda. Amen. None bano baransabye ngo twice Yesu tureke Baraba. Ari Baraba genda, Baraba. None Yesu witwa Kristo tumugenze dute ngo wowe mubambe. Amen. Babamba Kristo nk'uko no mu isezerano byagendaga. Uko niko umutambyi yazaga imbere y'Uwiteka atwaye amaraso ataraye y'ikimasa n'ay'ihene, akayamenja ku buturo, akayamenja ku sanduku, akavuga ati ubwoko bwose burahumanutse. Ikintu cyose cyitwa amahumane mu isezerano cyamarwaga n'amaraso, kandi ngo amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7 mwene data soma. Turagana ku iherezo n'ibyo dutangiye kumva muri iki gitondo. Usome umwana wa Yesu Kristo. Amen. Niwe waduhesheje gutungurwa kubw'amaraso ye, niko kubabarirwa ibicumuro byacu, nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Ni gutyo. Ongera ubisome twumve. Niwe waduhesheje gutungurwa kubw'amaraso ye, niko kubabarirwa ibicumuro byacu, nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Amen. Uri Yesu Kristo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, nk'uko ubuntu bw'Imana buri. Ni ukuvuga nta muntu n'umwe wigeze kubaha Imana, nta muntu n'umwe wigeze kuba mwiza imbere y'Imana, ahubwo umuntu wese witwa uwera ni ubuntu Imana yamugiriye. Nta muntu n'umwe ukwiyasambura yabyumva simbizi. Meni byiza kwinjira mu nzira y'ukuri y'Imana. Bibiliya iravuga ngo n'ijuru ubwayo ntiriyitunganiye. Bibiliya iravuga ngo ndetse na ba marayika ibabonamo amafuti. Yirebye n'ijuru abafite kwa hantu bameze hati, donc ibona naho hadakwiye ngo yicare. Ba marayika bakaza baje kwigera imbere ngo dore n'abamarayika nabo bahinda umushyitsi, igasanga nabo buzuye amadezorode.
n'abamarayika amafuti arabizi. Ijuru naryo ntabwo ibona rikwiye ngo naryo irituremo. Noneho yo baravuga ati niba n'ijuru ridatunganye n'abamarayika barimo amafuti, kazwe umuntu, kazwe umuntu w'inyo utuye mu gitaka kandi akirwa gotomera ibyaha nk'amazi. Niba n'ijuru ritaboneye umuntu ameze ati, niba abamarayika bafite amafuti, abasere n'abafurere bameze bati. Nta muntu n'umwe wigeze abonerera Imana. Uhereye ku wera wa mbere ni Adamu, yemerewe n'Imana arya amaraso yamenetse. Ukazana abakiranutsi, Bibiliya avuga ngo bazabazwa amaraso y'abera. Uhereye kuri Abeli, Abeli niwe wera wa mbere, ariko nawe yejejwe n'amaraso. Ukaza ukageza kuri Nowa, yemewe n'ibitambo by'amaraso. Nta muntu n'umwe Imana yigeze yabona ko ari mwiza. Bibiliya avuga ngo, nuko Uwiteka aravuga ngo, ewe ngo umuntu ngo washaka yamuharira, ni mu gitabo cy'Itangiriro. Ewe ngo washaka yamureka, ngo burya ntabwo, ngo kuko menye ko ibyo umuntu yibwira ari bibi kuva ku ntangiriro kugeza ngo washaka yarekera iyo. Ngo namaze kumenya ko umuntu ibyo yibwira ari bibi gusa, ewe ngo washaka yamureka. Ngo nuko bituma Uwiteka avuga ati, burya sinzongera kurimbuza umuntu amazi kuko namenye ko ari waburi. Ngo kuko n'ibyo yibwira byose ari bibi. Kuva ryari umwana nyina muhibere mu kanya ari rume, nyina muheke nyuma umwana agarame mu mugongo. Ukashaka ni nini, ashaka iki? Bamuha ibiryo ngo kandi ni ukurya, baje koza ngo arire, bahandura amavunja, yirukankanya amavunja. Endese tukufurira imyenda rekada, bamwambike akuremo imyenda yigaragure mu mukungugu. Imana itewe washaka yamureka, kuko ibyo atekereza kuva ku ntangiro bibi. Kandi burya assemblée ntabwo turajya kure y'umwana uri ku ibere rya nyina. Twe twibwira ko twakuze, ariko imibereho yacu ntirarenga mwene muntu. Imibereho yacu ntirarenga kamere k'umuntu, ahubwo ikiduhindura bera ni amaraso Imana yatumye. Amen. Ayo maraso niyo adutinyura imbere y'Imana. Naho ubuzima bwacu ntabwo buratandukana na kamere umuntu yavukanye. Imana iti ubwo menye ko umuntu ari mubi, ndamuhariye. Ariko guharirwa ibyaha kuzajya kuboneka rimwe gusa mu maraso. Ibyaha bye ndabimurekeye, bati mubabarire nzamujyane mu ijuru, mwemere yitwa umuntu wanjye, ariko nzamuharira rimwe niba hari amaraso amumenekeye. Niba nta maraso nta mbabazi.
niba ndaho amaraso avuye sinzamwemera, ariko nihava amaraso nawe akayemera nanjye nzamwakira. niyo nkuru nziza, inkuru nziza. murambwira ngo ifete, ikintu cy'ifete ni igiki? iyo bavuze ngo umunsi mukuru, bara impfu zahabaye. iyo bavuze ngo ni umunsi mukuru, bara impfu zabaye kugira ngo abantu babone babyine. impfu z'iki? iz'ibishyimbo, iz'ibitoki, iz'imiceri, iz'amahene. bara impfu ziri aho. nubona abantu bari kubyina, bara impfu ziri mu mbere zingana iki? niba hari umunezero mu bwami bw'Imana, hari urupfu quelque part. kandi rutariho nta munezero w'ubwami bw'Imana. ni urwande, ni urwa Yesu Kristo. hari icyapfuye kugira ngo bibone bibe umunsi mukuru. ni igiki cyazatuma abantu babaho iteka ryose? ni igiki cyazatuma abantu babyina ubutaremura? ni amaraso y'umwana w'intama. iyo ntama, urwo rupfu, niyo minsi mikuru y'Imana. hano abafurere barambwira bati, maze mu Egiputa hapfa abana b'imfura, haba umwijima, biba bite na bite, ngo ariko i Gosheni. none Gosheni yagize umudendezo w'ubusa? hari amaraso ku nkomane. hari ikintu cyapfuye, nicyo gitumye abari mu nzu bagira umudendezo. amen. ntabwo wari umudendezo Imana ibahaye ku busa, wari umudendezo, amahoro, umutekano Imana ibahaye binyuze mu maraso. amen. mwabana mwe ko muri guseka? turi guseka kuko twapfiriwe. mwe ko mutari kurira? ntabwo twarira, hariho icyarize. icyo cyarize nicyo cyabohoraga amaseka. ntabwo umuntu ashobora gupfa kuba umwizera gusa bavuze ngo jyewe ndi umukristo. umukristo wa Branamu. Branamu yakugira umukristo? Yenda umukristo wo mu message. Message ni igiki? biri mu broshire. ibroshire yakugira umukristo? yenda umufrere, ndi umufrere wo kwa ngenda hayi. ngenda hayi kwa cyakugira iki? cyacyo umuntu kuba umwizera, ni umwizera wo mu maraso Yesu Kristo. kuko ayo maraso niyo adutinyura imbere y'Imana. ayo maraso niyo twemeza kuba abana b'Imana. amaraso. ngo uyu mwana uyu ngo ni umwana w'uyu. nta kintu cyabaye, nta marira, nta gutaka, rimwe na rimwe no kubagwa kwa dogiteri, nta ndiga yabaye, nta busharire se, nta maraso si uwo mugore yamenye. yararyamye abyuka afite umwana.
hari icyabaye kugira ngo uyu abe umwana w'uyu. uricara ngo ntumwizera, waba umwizera nta cyabaye, nta cyababaye, nta cyapfuye, nta gahinda, nta marira, nta cyavu. turabizera kubw'amaraso ya Yesu Kristo. turi abana b'Imana kubw'imibabaro yayo. turi muri gahunda y'Imana kuko Imana yaducunguje amaraso y'umwana wayo. amen. hari icyabaye kugira ngo twitwe abantu b'Imana. icyo cyabaye ni Imana yanditse kuri Yesu Kristo, isi itari yaremwa, kuko amaraso ye ariyo azacungura abantu. kandi abantu iyo bashaka ko ibirori byabo biba byiza, bakavuga ngo turica ibishyimbo, bashaka ibishyimbo bizima akaba ari byo bategura. bavuze ngo turabaga itungo, bashaka itungo rya bien akaba ari ryo rinoza ibirori byabo. none Imana yashatse ubugingo buhoraho bwiza cyane, nabwo yagombaga kubugura umuntu w'agaciro mwiza cyane, utakoze icyaha, udafite inenge, akaba ari we uba umucunguzi w'abari mu isi. uwo ni we Yesu Kristo watuguze amaraso ye kugira ngo tube abana b'Imana. niyo ntangiro tugomba guheraho ubutumwa bwacu. ntabwo dushobora kwinjira gusa mu bintu tutabanje kumva iyo byavuye. ni amaraso, kandi mu maraso harimo ubugingo. niba mu maraso y'itungo harimo ubugingo, mu maraso ya Kristo harimo ubugingo bungana iki? katube turetse ibyo. ubu kugira ngo mube muriho muri uyu mubiri, hari ibintu bipfa ariko bigasigaza muri byo icyo kubatunga. nibyo, hari ibintu bipfa ariko mu rupfu rwabyo bigasiga ibyo kubatunga mu mibiri yanyu. murambaza ngo ngiki, fata nk'imboga, iyo uzitetse urazica ariko hasigara ubugingo bw'uburame bwawe. fata amagi, iyo uyatetse urayica ariko ukaba uzi ko uri gusigamo ubugingo, buratuma ugira vitamine n'ibindi nk'ibyo. ngo ariko mwangu ibishyimbo bifite intungamubiri, ngaho bifate bidapfuye ubirya maze bigutunge. ahubwo uragenda ukabyica ariko mu rupfu rwabyo hakaza intungamubiri. n'Imana ni Imana yawe ariko yidapfa. umwuka wawe ntiwari kubona ibitunga umwuka. kugira ngo tubone ibidutunga mu mwuka, ni uko Imana yapfuye. mureke ibitoki bitunga umubiri, ngaho gisukirye, ariko mu rupfu rwacyo niho umubiri ubaho. amen. twari kuno nkoko ye ngo yatunga umuntu, ngaho yifata ibiryo namoye, no. ariko mu rupfu rwayo harimo ibigutunga. baba Uwiteka Imana ni mwiza.
iteka imana rera amen ariko yadapfa ntacyo byari kutumarira. kangarukira imana yaduhaye umurage mu ijambo ryayo, ariko umurage ni igiki? umwana wanjye muhaye abakobwa, muhaye n'imirima yanjye, muhaye no kuzishyuza amafaranga yanjye, ariko turatsinze, umusaza ararembye. igihe ari kuremba umwana we ati nzishyuza amafaranga kwa turatsinze, nzakosha na bashiki banjye, nzagenda nte bagahembura bakamuha agakoma, bakabona umusaza aregutse, mu gitondo akaba atangiye kujya mu murima. niba ariho azajya kwishyuriza kwa turatsinze amafaranga yari, azakosha abakobwa imara zitamire kuko yazanzamutse akabari. amena. Pawulo yaranditse isezerano ryo kuraga rikomezwa n'urupfu. amen. sinyatire y'umurage ni urupfu rw'uwari. amen. naho nadapfa yewe na ya mirimo bazagira ayigurishe byose ayirye kuko agihumeka. amen. noneho imana yaturaze imirage, ariko iyo mirage yose iri mu maraso ya Yesu Kristo. iyo Yesu adapfa ntacyo twari twarekarama imbere, ariko uwabidusezeranije yarapfuye kandi arazuka. mu izina rye tubwira imana tuti amasezerano yacu arakomeye kandi akomejwe n'urupfu rwa Yesu Kristo. nicyo cyatumye umuhimbyi w'indirimbo ahimba indirimbo ati amasezerano yose nk'uko imana yatanga yakomejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. twavuga iby'amaraso bwacyo bukeye, urumva ko tubaha ingero mu mirire yanyu, mu mibereho yanyu, byose tubereka ko urupfu ari rwo rutunze abantu. no kugeza n'uyu munsi iyo Yesu adapfa ntabwo tuba turi abantu b'Imana. turi abantu b'Imana bivuye mu rupfu rwa Yesu Kristo. umuntu wese ushaka gusenga Imana muri iyi minsi ye kwisunga idini rye, ye kwisunga asambure, ye kwisunga abantu. ufite icyo abuze, ufite icyo akennye, nagisabe yisunze amaraso y'isezerano, kandi ayo maraso ni amaraso y'umwana w'intama Yesu Kristo. akenewe n'abera bose uhereye kuri Adamu w'Imana. ni ukuvuga abantu bose muzabona mu iteka ryose bahereye kuri Adamu, kandi Adamu nawe yejejwe n'amaraso. kuzageza ku muntu wa nyuma ntazezwa n'amagambo ngo mvuge ibintu ngo maze ajye mu ijuru. hakuna. ni ukuvuga ngo uwahushije igitambo cya Yesu Kristo yahushije inzira yo kubona Imana. ariko nugenda uti mwami, kubw'amaraso yawe, kubw'urupfu rwa Yesu, kubw'imbabazi wagiriye abandi, kubw'ubuntu bwawe, kubwa Yesu wamfiriye, nzi neza ko ntakwiriye, ntabwo mboneye. barambwiye ngo ni wawe mu ijuru, ngo naho uhaba hatakubonereye. n'ingabo zigukikije ngo ubona zitari gukora ibintu nk'uko ushaka.
none njyewe narangiritse, nabyawe n'abanyabyaha, nturanye n'abanyabyaha, njya mu byaha, ndatekereza ngacumura, nareba ngacumura, mu biganiro byanjye nkaguhemukira, ntibidangwiriye ko naba n'umwana wawe. Ariko basi kubw'urupfu rwa Yesu Kristo umbabarire. Hari ikintu mbabwira, ikintu cyitwa impuhwe. Nangase mu Kinyarwanda ngo ndavuga akababye, ni akantu kaza mu muntu kadaturutse no mu byiza, ahubwo akaba ari umwana wawe, nubwo yaba ari mubi, nubwo byaba bimeze bite, ariko kumva umufitiye ako kantu ntazi uko kavuga, mu buryo problem, icyago, ikintu kibi kimugeraho, ukumva akantu kerekana ko cyakuvuye mu nda bikaza. Niba bimera bityo ku mugore, bikamera bityo ku mugabo, umuremyi we ameze ate? Kandi ukagira ko kababyi ku mwana utari uwawe, ni ikintu Imana yaguhaye gusa, yo nyirawe, nyiriweho, umubumbyi, umufondatere wawe. Kuko ntabwo twebwe tuvuga ngo turi n'abana b'Imana, ubwo turi ibintu Imana yafonze, yahimbye ngo habeho abantu. Ni ukuvuga ngo turayibabaza cyane kuruta uko umwana ababaza nyina. Biranditswe mu ijambo ry'Imana ngo mbese ngo ari umugore ushobora kwibagirwa umwana we? Nangana hari umugore wagera i Nyamata ngo ngo uzi ko umwana namwibagiwe. Gumva ngo icyatumye mwibagirwa ngo nabyutse vuba vuba, hari umugore wibagirwa. Hano ngo maze ngo nabyutse ngo barantuma ngo nibagirwa ngo ko mfite umwana. N'umusize abapfunditse kuri we. None Bibiliya avuga iti niba umugore yagera igihe yibagirwa umwana, ariko njyewe sinzabibagirwa. Ni ukuvuga Imana iradukunda, Imana itwitayeho, Imana iradushaka, natwe niba tuyishaka binyuze mu maraso y'Umwami. Niho duhagaritse muri iki gitondo, turagaruka mu masaha nyuma ya saa sita, twagira ngo saa 9, ndabona buno ni nka saa 3 n'igice, saa 9 tube tugarutse dukomeza ibiganiro by'ijambo ry'Imana. Ariko noneho turahaguruka tubanze twiragize Imana binyuze mu maraso y'Yesu. Turabomeka amaso. Nta mwizera biturutseho, nta wubaha Imana bivuye kuri we, nangwa idini rye, nangwa umuryango yavutsemo. Turi abantu b'Imana bivuye kuri yo. Kandi uburenganzira dufite imbere y'Imana ntitubuhabwa n'imesaje, ntitubuhabwa n'ibitabo, ntitubihabwa n'umuhanuzi, ahubwo uburenganzira dufite imbere y'Imana tubihabwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Kandi nta muntu n'umwe washyize amaraso hagati ye n'Imana
wabuze icyo asaba. Amaraso y'ihene yazuye abapfuye. Kubw'amaraso y'ihene bakize akanwa k'intare. Kubw'amaraso y'amapfizi y'intama bashoboye kuzimya umuriro ugurumana. Yari amaraso y'amahene gusa, ijuru ryamanuye umuriro, ubundi ijuru rirakingwa. Ibyo bakoraga gusa yari amaraso y'amahene. Kubw'amaraso y'amahene ingumba zashoboye kubyara, Isaka nawe aravuka. Icyo Aburahamu yakoraga gusa kwari ugutanga amaraso y'ihene n'intama. Mu gihe cyacu dufite amaraso arutayo, dufite amaraso akomeye kurushayo, ni amaraso ya Yesu Kristo. Nagize ngo duprofite twunguke aya masaha yayo imbere y'Imana. Umuntu wese yisunze ayo maraso asaba Imana icyo atekereza ko ari ngombwa kuri we, ku mwuka wawe n'umubiri wawe, ukoresheje ariya maraso ya Yesu. Bwira Imana amagambo make y'ibyo ubona ko ari ngombwa kuri wowe muri iki gitondo. Dusenga Imana twese. Tugihagaze mu magambo make, mwene data mbanje imbere aradusengera atamba kiriya gitambo cy'amaraso hagati yacu n'Uwiteka uyu munsi wose. Amen. Data twese uyumujije. Amen. Izina ryawe ryarabikije. Amen. Turatezerewe cyane mu gitondo. Igihe nje munsi y'ipfundo ry'inzu, imitima yacu yasimba gutora n'umunezero. Amen. Utegereje imvugo yawe wamana. Turagushimiye kuko Nyagasani utuganiriye, ukaba udutambagije mu misozi y'umwuka, uhereye mu iteka. Amen. Nyagasani mwana wawe
wakoze cyane data tweretse mu buryo bwagutse umumaro mugari cyane w'amaraso utweretse umurimo munini urukundo rwawe ube rutugaragarije nyagasani ishimwe n'icyubahiro byongere ibyawe data nawe nzi neza cyane yuko uri imana uri kwitegereza mu mitima yacu neza cyane nk'uko abahungu bavuganaga bati kandi wibukaga uburyo twatwishimiye